niba hano hari uyu mwana yaranshekeje cyane ariko content ze ngiye mbona nta kibazo. Nabonye yari yatere Mutabaruka arerumbuye amaso. Wavuze ko yari yaguhekera. Abose uyu ni Mutabaruka nyine yateruye. Mwana yateruye yahetse Mutabaruka. Arongera heka Kenisi. Arongera terura Kenisi na Mutabaruka. Arongera heka Bruce Melody. Arongera heka Joshua. Arongera yaragushigatiye. Mvugo ngo babyitese. Ngo niba ari heka umukire niba amahoro n'imigisha kuri wowe udukurikirana umunsi kundi, kuri wowe ukomeza kubana natwe hano kuri Step Up TV Show. Reka nizere ko umeze neza, mbese icyumweru cyawe gikomeje kugenda neza. Icyumweru cyacu kiri kwerekeza ku musozo, mbese wavuga ko ari icyumweru cyagenze ute? Gusa turacyafite umunsi umwe nawo wawubyaza umusaruro, ariko uwa kane wo turawusoje. Mbese hari umunsi wawe wagenze ute? Reka nizere ko wagenze neza. Nanjye ndaje ngo twiganirire amakuru, na amakuru menshi ari kuvugwa, na amakuru ari kwandika n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye, byose tubihuriza hamwe nka Step Up TV Show tukagutegurira ikizwe Step Up News. Uri kumwe na DJ Shapo the Master Vibe. Ikiganiro cyo ni Step Up News. Muzaniye amakuru menshi cyane, wowe icyo ngusaba stay tuned, guma imbere ya screen yawe ubundi tube twiganirira buri munsi. Mbere y'iki cyumweru ko tuje mu kiganiro tugomba kubwira abakunzi ba Arsenal congratulations kabisa, mwatwaye igikombe. Gusa hari ubutumwa nabonye bamwita Gashumba yacishije ku rubuga rwa X avuga ati abafana ba Arsenal bakunda Arsenal kurusha uko bakunda abakunzi bayo, kuko yavuze ngo ni gute abantu bakundana n'abakunzi babo bagahora bakora ama break up, ariko gufana Arsenal bakaba barihanganye imyaka 20 itaratwara igikombe ariko bakaba bayishikamyeho kabisa. Ariko ibyo bintu nibyo yavuze ati ni gute umuntu afana Arsenal umwaka umwe umwana wavutse icyo gihe ubu ngubu agiye kuba yasoza kaminuza, ariko abafana ba Arsenal bakomeza kuyinambaho, ariko umukunzi nta nubwo bakundana igihe kingana n'umwaka. N'ibintu bibabaje. Gusa abakunzi ba Arsenal congratulations. Yenguzaniye amakuru menshi cyane, ni byinshi ngiye kuba mubwira. Reka dore ko bita Mike Kayihura yanditse amateka mw'iri joro ryahise tariki 20 Gicurasi 2026 ku Mahoro Lodge iherereye kuri Stade Amahoro, nibwo yari kumurika EP yise Intwaza. Ni EP iriho indirimbo nyinshi kandi nziza cyane. Yayimurikaga ku mugoroba, abarimo Bien bariyo, abarimo Kivumbi Bushari, abarimo Betray Angel Mutoni n'abandi benshi bariyo, kandi yavuze ko rundi ari gutegura igitaramo nawe kindi kirambuye cyane nyine kizaba cyagutse, usibye kuvuga ngo wenda yakoze icyo kumurika EP ye. Mwibutsa ko yaramaze igihe kingana n'imyaka igera muri 4 adakora umuziki mu buryo bwiza, kubera gushwana na societe yamufashaga cyangwa ya managingaga umuziki we. Nyuma yaho biza gutuma adakomeza gusohora indirimbo nk'uko bikwiye. Ndaza kukubwira ko bita Bien n'ubundi yamajeze kuba yagira mu Rwanda, yakiriwe neza. Ku munsi w'ejo turi mu kiganiro nibwo yarageze i Kigali, yakiriwe neza. Gusa mu kwakirwa neza nakubwira ko yavuze kuri Perezida Paul Kagame, avuga buryo ki ari umuperezida afata nk'ikitegererezo, avuga n'ibyo baganiye ubwo baheruka guhurira muri Amerika muri NBA All Star yabaye Gashyantare 2026. Yakomeje avuga ko Bruce Melody ari umwe mu bahanzi bafite ijwi ryiza muri East Africa yose. Yavuze ko Bruce Melody ari umwe mu bahanzi bafite ijwi ryiza muri Afrika y'Iburasirazuba. Akomeza avuga ko Element nawe amufata nk'umuproducer uyoboye abandi. Turaza gukomeza urubanza rwo bita Eric Semuhungu, byarangiye rubereye mu muhezo nyuma y'uko abanyamategeko be uko ari babiri basabye ko Eric Semuhungu yaburana nyine ari free ari comfortable, kuko urumva mu byaha ashinjwa harimo ibyaha byinshi birimo ibintu bijyanye n'urukoza soni. Kugira ngo abone uko yabisobanura neza, nuko urubanza rwabera mu muhezo kurusha uko yabivuga nyine muri public. Urumva kwisobanura ntabwo bajya biva imuzi n'umuzingo. Diezdora we yibereye igoma. Ndaza kubwira mbese byifashe ute. Diezdora agiye kuba yasora indi ndirimbo nyuma yuko indi ndirimbo igiye kuzuza miliyoni 4 ku rubuga rwa YouTube.
bamwita Wizkid abantu benshi muramuzi n'umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Nigeria muri Afrobeat ubu ngubu yaciyagaye kuko ari we munyafrika uyoboye abandi ku rubuga rwa Spotify aho amaze kumvwa inshuro zirenga miliyoni 11 ni umwe mu bahanzi bivugwa ko indirimbo ze zimaze kumvwa inshuro nyinshi kuri Spotify mwibutsa ko kuri Spotify ukuntu babara amajwi babara inshuro imwe iyo indirimbo ikinwe amasegonda 30 na kwihutisha byose turaje tubisesengure hano mu kiganiro cyacu icyo mwibutsa amafoto meza n'ahandi yafategwa usibye kwa Kevin photographer nimba ushaka gukora memo nimba ushaka gukora ibintu bitazibagiranwa n'ahandi wabikorera usibye kwa Kevin photographer bajye bavuga ngo na foto na cyabaye niyo mpamvu iteka nkubwira ngo nimba ushaka gukora ibintu bitazibagiranwa rigenda usure uwo bita Kevin photographer kumbuga nkoranyambaga ze iyo uhageze wandikamo Kevin photographer cyangwa ukamuhamagara ubundi mugakorana abafite ibirori bito abafite ibirori binini n'ahandi mubikorera usibye kwa Kevin photographer kandi mwibutsa ko nawe wifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure hano hantu haca abantu ibihumbi byinshi cyane buri munsi haba haciye abantu benshi cyane n'ahandi wabikorera usibye hano kuri Step Up TV Show nimero ni 0793838264 reka kubanga bw'ibyuma batuzamurire Kevin photographer ubundi ngenda itagaruka mu kanya mu buryo burambuye amakuru tuyava imuzi n'umuzingo gusa mbabwire ngo mwibuke gusengera Mambo de Prote ameze neza kandi ndabizi mutegereje indege ya siporo muri benshi kandi Mambo de Prote ntabwo ubuzima tujya inama gusa nizeye ko biraza kugenda neza ariko abantu ba football murabizi ko ikipe ya APR n'ubundi na Rayon biraza guhurira kuri finali no bitara mini ya Mari akaba yongeye kuba yabona umukunzi byose Mambo de Prote araza kuza kubikubwira ariko no kumera z'iki kiganiro ndagukubita update ziri kuvugwa muri sport ahari kugira ngo ukomeze ugubwe neza full package uyikurikira hano reka kubanga bw'ibyuma noneho batuzamurire Kevin photographer ubundi ngenda garuka mu kanya. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel gukorerwa amakarita ibyapa byamamaza flyer na za video zamamaza maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu sibyo gusa kubakeneye amafoto y'ubwoko bwose yaba wedding event party and the birthday day or in entertainment with Kevin photographer you can contact us on 0788773185 and even you can follow us on our social media. Kevin photographer online service, make more than word with us. Turagarutse nyuma yo gutumikira ababa badutumye nawe wifuza kudutuma nakubwira iki gusa nizere ko nimero za Kevin photographer wamaze kuba wazandika nimba ushaka gukora memo nimba ushaka gukora ibintu bitazibagiranwa murankubwira ko ibanga narindi no gushaka umufotographer ufite ubushobozi kandi ubona undi bamwita Kevin photographer mwijoro ryakeye ubwo amakuru nayatangiye kandi ni gutya nyatangira mwibutsa kuri kumwe na DJ ending ibisanzwe mwijoro ryakeye tariki 20 Gicurasi 2026 mu Mahoro Lodge iherereye muri Stade Amahoro nibwo habereye ibirori byo kumurika ipincha yo bita Mike Kayihura iyi ni iyo EP nziza cyane iri kuvugisha abatari bake ni EP yise Inwaza iriho indirimbo zitandukanye indirimbo yabaye ijya hanze abantu bari celebrating ni Come On harimo indirimbo You and Me harimo indirimbo yiswe Broken harimo indirimbo yiswe True Story harimo indirimbo yiswe Nobody harimo indirimbo yiswe Inkuba izo ndirimbo zose yaziririmbye live abantu bari bitabiriye abantu bamushigikiye kandi yanabashimiye nyuma abarimo Kivumbi abarimo Bushara abarimo Bitre abarimo Angel Mutoni abarimo Ariel Ways abarimo andi bumuntu abarimo Antoinette Niyongira abarimo Iskati nababonye abarimo Amaroni nababonye Shemina mubonye Kid from Kigali namubonye Mike Kayihura yarashigikiwe nyuma y'igihe kinini yaramaze n'undi atari gukora umuziki kubera amakimbirane yari yagiranye na societe ndakeka byose narabigusobanuriye na amakimbirane bari bagiranye ku buryo yatumaga atari gusohora indirimbo muri kiragiye cyose cy'imyaka igera muri 4 gusa ubu ngubu yagarutse
nyuma yaho akoze n'ikiganiro n'itangazamakuru nk'utsa ko no bita bien akimara kugera mu Rwanda yahise ajya kumushyigikira n'ibintu byiza. Urabona umuntu akiva mu rugendo cyururuka indege agahita yajya gushyigikira umuntu, byari ibintu byiza cyane. Ikindi nakubwira nuko n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarahari bamwita Yolande Macron, kandi akandi gashya kari gahari mu kiriya gitaramo cyari giteguye neza, usibye ko nyine cyari kirimo abantu bake. Ku muryango hari akabox ugenda ukandikiramo ubutumwa ushaka, nyine nimba usohotse ugiye ugomba gusiga wandikiye ubutumwa Mike Kayihura, bwo buri wese yagiye ashyiramo suggestion. Ubwo ariko ubwo yari kuganira n'itangazamakuru yakomeje avuga buryo ki abifitemo umugambi, ni ibintu apanga avuga ko indirimbo ndazifite, abo twakoranye barahari, ni gute ashaka nayo kuba yakora igitaramo cyagutse. Kandi yakomeje ahasharawuti abarimo King James, akomeza kuvuga ati James nubwo amaze igihe kinini ataraduha indirimbo nyinshi ariko agitangaza amatike yahise aba sold out kubera karite. Kandi nkutsa ko King James n'undi afite igitaramo ejo bundi twese tuzahurireyo. Ndakeka ka wagenda kuri YouTube ukareba indirimbo yise Come On yo yarasohotse, abantu bari kugenda bayenjoyinga, nimwe mu ndirimbo nziza cyane. Byari ijoro ryiza ku bantu baryitabiye, nende kuvuga abantu baryitabiye, nende baye ko na Rusine yarariyo n'umukunzi we cyangwa umugore we nabo bari bahabaye. Reka dukomeze na gutinda, bare murabizi ko iratangira vuba, tariki 22 iraza kuba itangira. Ubwo izaba itangira bayita Basketball African League, ubwo izaba itangira abarimo bien n'ubundi ndi bamwe mu bazayiririmbamo. N'umuhanzi ukomeye cyane kuko yakoranye indirimbo na Bruce Melody bayita iyo foto, yakiriwe neza ku munsi w'ejo ubwo twe turi mu kiganiro. Ndakeka aribwo n'ubundi yari yinjiye akavideo ke nahise nkabona ageze ku kibuga cy'indege, yakiriwe neza. Akimara kwakirwa neza, mbere yuko ajya muri hotel aho yari kuba, yahise akorana ikiganiro n'itangazamakuru. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuzemo ibintu byinshi cyane. Yakomeje avuga buryo ki ari umwe mu bakunda umujyi wa Kigali, avuga ko yari mu mujyi wa Kigali aho tembera aba ari ibintu byiza. Yakomeje avuga ko bita Bruce Melody no bita Element Ere, ubwo yabajijwe uko afata abahanzi bo mu Rwanda, abarimo Bruce Melody, abarimo Element n'abarimo Mani Marite. Yavuze ko Bruce Melody ari umwe mu bahanzi bamworohereza, yavuze ko abahanzi benshi bo mu Rwanda aba ari inshuti, kandi mbere yuko we akorana n'umuhanzi amanza yamumenyaho byinshi. Akomeza avuga ko Bruce Melody ariwe muhanzi muri East Africa ufite ijwi ryiza n'ibintu byakiriwe neza n'abakunzi ba Bruce Melody, nk'uko biyita 001. Bongeye kuba bavuga ko noneho atari byo gukabya, n'ubundi no bita bien nawe abibona ko wo bita Bruce Melody ari umwe mu beza dufite mw'iyi Afrika y'Iburasirazuba. Yakomeje avuga kuri Element Ere, avuga ko nawe ariwe mu producer wa mbere yemera, nimba atari gukabya wenda kugira ngo byende bita gucinya inkoro, nimba yabivuze bimuvuye ku mutima. Uko biri kose umuziki nyarwanda uri gutera imbere, nimba umuntu aza aturutse hanze akavuga ko umuproducer wacu ari uwa mbere muri East Africa, akavuga ko umuhanzi wacu ari umwe mu bafite ijwi ryiza muri East Africa, urumva ko ni ibintu byiza cyane. Bien yakomeje avuga ukuntu yahuye na Paul Kagame, avuga ko ari ibintu byiza kandi yifuza ko bazongera bagahura. Mwibutsa ko bahuye Gashyantare 2026 ubwo bari bahuriye muri NBA All Star yari yabereye muri Los Angeles, ubwo bahuriye ngo baganiye ibintu byinshi cyane kuri basketball. Akomeza avuga ko n'ubundi perezida wacu ari umwe mu baperezida beza cyane kandi bateza imbere siporo. Mike Kayihura yakomeje avuga ko iyi ari bar izagenda neza cyane ko nawe yakuze akunda basketball. Reka ku munsi w'ejo tuzahurire muri bar, ndakeka neza n'ibintu bya siporo nabikurikirana cyane. Ndakeka RSSB Tigers niyo izaba ihagarariye u Rwanda muri bare y'uyu mwaka. Reka nazaba ari wowe cyangwa nge ducikwa nimba utanakunda basket ifite uburyo yubatse, haba hari aba DJ, haba hari abahanzi, ku buryo nyine ni ibintu biba biri funny cyane. Reka nizere ko nawe uzaba uriyo. Reka tunyarukire mu butabera hari kuvugwayo ibintu byinshi cyane. Bamwita Shadibu Shadia, abantu benshi muramuzi ku mbuga nkoranyambaga.
bamwe bavuga ko ari umwe mu bari n'abategarugori bayoboye imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda kandi benshi cyane bemera iyo ngingo ko ari umwe mu bayoboye. Abinyujije ku rubuga rwa Instagram yavuze ko Yamana ndakeka ko ari umuntu wahohotera umugore we kuko avuga ko uburyo agaragara mu maso agaragara nk'umuntu mwiza atari umuntu wahohotera umugore we nk'uko bivugwa. Gusa nyine ubutabera ahora ari ubutabera, abantu bari gukomeza babitiraho komenti. Shadibari we avuga na super manager avuze ati buriya we ari muri The Choice nayo aravuga ati umugore wa Yamana ahubwo ngo aracyari mutoya, ahubwo ngaraje ngakomeze kubona nyine ibintu byiza, agaragaza side yuko asa nkaho ari inyuma y'umugore wa Yamana. Ariko na Shadibu yavuze buryo ki Yamana buryo agaragara, gusa n'undi Yamana umurebye asa nkaho ari inosa, ariko nyine sinzi impamvu biriya biba byarabaye. Gusa ubutabera buhora ari ubutabera. Reka twigire ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngo byari byifashe ute. Abantu benshi bari biteze urubanza rwo bita Eric Semuhungu yari yamaze kuba yahanwa cyangwa kuba yafungwa iminsi 30 y'agateganyo, gusa ntiyabyakiwe ye ahubwo yahise ajurira. Uyu munsi yari habaye ubujurire bwe uyu munsi tariki 20 Gicurasi 2026. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko urubanza rwo bita Eric Semuhungu ruza kubera mu muhezo, ngo kubera yuko abanyamategeko be uko ari babiri bahisemo ko urubanza rwo bita Eric Semuhungu rwabera mu muhezo, kubera yuko ibyaha akurikiranweho harimo ibifitanye isano n'urukozasoni. Byagora uwo bita Eric Semuhungu kuba yabisobanura neza, ari mu bantu benshi. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko uru rubanza rubera mu muhezo, ariko atari n'ibyo biriya bintu bitewe nuko byaba biri kwangiza imico mboneza bupfura y'igihugu. Nago ibintu birimo biriya bintu by'urukozasoni akenshi bibera muri public. Ndakeka n'urubanza n'ubundi bamukatira byari byabereye mu muhezo, n'uyu munsi n'undi byongeye bibera mu muhezo. Ubwo no gutegereza umwanzuro uri buze kuvamo, mbese Eric Semuhungu araza kurekurwa cyangwa n'ubundi arasubira imageragere. Kandi n'ikintu nabonye abantu benshi bakomeje kwibaza ku mugoroba ubwo ndi kureba kuri Rwanda, uwo bita Babu yari yakiriye abarimo Pirate n'abarimo Mushumba. Umushumba we cyaze yari kuganira neza. Umushumba yavuze ko naramuka ashatse umugore kandi azabikora mu mwaka ukurikiyeho atazigera akomeza nyine ntago azaguma mu bintu bya comedy. Bukabyumva avuga ati ababona naramuka afite umugore atari ngombwa cyane ko yaguma mu bintu bya comedy. Gusa ntago ari cyo nengeye kukubwira, ahubwo baganiye, ndakeka aribwo baganiye ku ngingo ivuga nibo bayiganiyeho, kwera mba numvisha ibintu by'icyari gihe byitiranya. Gusa yari ingingo yibaza ngo mbese kuki abastar benshi niho babiganiye. Ndabyibutse neza kuki abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga ubu bari kwisanga imageragere. Bibazaga mbese imageragere byifashe ute, ukajya kono ukabona Jihadi ahantu ari, akabona Yamano amusanzeyo kandi bigaragara nyine nkaho hagati yabo urumva ni nkaho umwari we washizemo undi. Ukajya kureba igihe nuza ubuwe nihara, ahubwo mana we biteye ubwoba. Abasitari bose ndi gutekereza ngasanga bari kugenda bajyayo umunsi kundi. Eric Semuhungu agerayo kandi nawe n'umwe mu bashingije Jihadi. Ukajya kureba uyu nguyu hajyaho kwisibo bamwita Diskerem, akajyayo ukajya kubona ukabona Diskerem igihariyo n'ukuntu noza yamubaze Papi, nawe ukabona genda ibyo mwakubye nawe musanze. Urumva ko naho hari ahantu naho ndumva ibintu byaho umunsi kundi. Gusa bakomeje bavuga buryo kinyine uko imbuga nkoranyambaga zagiye zikura, hagiye haza amategeko noneho agenga bino bintu bibera ku ikoranabuhanga. Aribyo byaje gutuma abantu benshi bisanga bakorera ibyaha ku mbuga nkoranyambaga, akaba aricyo gihe ngo batangire bagende bahanwa umunsi kundi. Rero nibizagutunguye kugenda ubona bano bantu tuba tubona ku mbuga nkoranyambaga bazwi cyane bari kugenda bakomeza bisanga bagongana n'amategeko, kuko abenshi amategeko nabwo tuyazi. Reka nanjye nishiremo, gusa n'amategeko umunsi kundi agenda aba developed ku buryo ushobora gusanga
nyine uri kugenda uhura nayo nyine urumva noneho igihe turatangira no kugenda tuyasoma ngo tuyasobanukirwe turacyabona abantu benshi n'ubundi bajya hariya i Madrid. Reka twikomereze amakuru ibingibi byo nyine umunsi kundi muzagenda muhura nabyo mukazabe challenge. Bamwita Diezora ubu ngubu ari kubarizwa igoma mu gihugu cya Congo. Amakuru dukesha inyarwanda avuga ko ubu ngubu ubita Diezora yajyanye n'ubundi na personal producer we Prince Kiss aho bari mu gihugu cya Congo igoma, aho yagiye kure y'ibirangaza bya Kigali kugira ngo atekereze nyuma yo gusora indirimbo yakunzwe n'abatari bake, kuko dore ku rubuga rwa YouTube imaze kuba yarebwa na miliyoni 3,944 n'abantu 112 bose bamaze kuba bayireba ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo nziza abantu mwarikunze bayita Extra Stamina, munyarukire no rwa YouTube mukomeze muyirebe nyuma yuko igiye kuzuza miliyoni 4. Amakuru dukesha inyarwanda avuga ko nabo amakuru bakesha Black Wave urabizi ko irimo abarimo Diezora, abarimo Freddy Musono ukora ku isibo, ikaba yemeza ko Diezora ubu ngubu ari igoma aho agiye gutegura umushinga uzakurikira iyi ndirimbo, aho yagiye kure y'ibirangaza. Urumva ko Diezora atangiye gukura umunsi kundi, atangiye no kugenda ahunga ibirangaza kugira ngo akore ibintu byiza cyane. Reka tumubwire ngo komeza ukure. Reka noneho dukomeza amakuru. Abantu mwarambwenga amakuru yo muri Amerika ngo nagomba muri kuyasobanukirwa, kandi nabikoze kugira ngo nyine mutangire mube awareness, ntabwo muzakomeza mumenye entertainment yo mu Rwanda gusa, namukeneye no kumenya hanze byifashe ute. Ntago ndaza kuyabaha nyine abakiriya n'abami gusa, mugerageze nyine ubwo muri comment murambwira mbese amakuru tuyagarure yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ku isi yose cyangwa tutayagarura. Gusa uko byagenda kose ntago nabura kukubwira ko umuhanzi wo muri Nigeria umwe mu bamenyekanye, numwe mu bayoboye muri Afrobeat, bamwita Wizkid, akaba ubu ngubu yaciye agahigo niwe munyafrika wa mbere ufite ibihangano byinshi bimaze kumvwa inshuro nyinshi kuri Spotify, aho amaze kumvwa inshuro zirenga miliyoni 11. Urumva ushobora kubyita bitoya, gusa iyo bari kubara kuri Spotify babara ko umuntu yumvishe indirimbo kuri Spotify iyo ayumvisha amasegonda agera muri 30, kandi abizi indirimbo igira amasegonda ngayize. Indirimbo igira iminota 2, ubwo bisango 1/4 base cy'indirimbo amasegonda 30 umuntu abe yayakinye nibwo bahita babara nk'ukuntu nko kuri YouTube kugira ngo ko ugiplayinga views akenshi jyaho, ariko kuri Spotify ntago ariko bimeze. Bisango we waprenze amasegonda 30, kandi mwe amasegonda 30 nta na rimwe wihutishije mo nyine amasegonda 30 akuzura uri guplayinga indirimbo y'umuhanzi, bahita babara ko iyo ari inshuro iyo ndirimbo yumvishwe. Rero ibi ngibi yabigezeho nyuma yuko tariki 15 Gicurasi 2026 n'undi yasohoye indirimbo yise State of Mind ni nivera huremo no bita Djpinky. Iyi ndirimbo ikimara kujya hanze ku munsi wa mbere wayo yumvishwe n'abantu barenga 385. Gusa cyaze turacyari hasi, bineye ubwoba. Ibaze ko ayo ni nkaho ari amateka yanditse w'umunyafrika, ariko iyo tugiye kureba abahanzi nka Drake we asohora indirimbo ku munsi umwe kuri Spotify ikaba imaze kumvwa inshuro miliyoni 13, kuko ubu ni uyoboye nyuma yo guca kuri Kendrick Lamar wari ufite miliyoni 11. Ariko Wizkid we agisohora indirimbo ye aheruka gusohora yumvishwe n'abantu miliyoni mvana kono mubeshe n'abantu 385. ariko n'urundi rwego kuko mu Rwanda aho biragoye kumva kuri Spotify menya urani mukuntu ujya reba ukuntu ufata umuhanzi w'umwandaground wo mu Rwanda, niko abahanzi benshi mu Rwanda kuri Spotify baba bameze. Ntago baratangira kuzafodinga, gusa abanyarwanda mukurikirane mutangiye gukurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye, audio maka kuri Spotify, kuko hari mu hantu ahubwo haba amafaranga menshi kurusha nayo mutekereza yo kuri YouTube. Spotify itanga amafaranga kurusha YouTube,
gusa kubera nyine bitari popular no kwiyumvaho ari amatangazo yamamaza abantu benshi ntabwo baprefera. Gusa uzabicunga abahanzi benshi iyo basohoye indirimbo cyane cyane abahanzi babara cyane Spotify, Audiomack na muntu ujya ubara kuri YouTube kuko nta mabi babona, ariko abashaka cyane cyane Spotify, Audiomack. Gusa n'abanyenire ya kampani ejo bundi ndi kubabwira nayo yazanye buryo ki igiye gutangira gucuruza umuziki wo mu Rwanda, nayo mugende muyishyigikire. Nayo nabonye ari akantu keza cyane abantu bagatekereje bobo muri Dream Record bayita Follow Up, nayo ngo nayo izajya ifasha abahanzi kuba bakinjiza amafaranga bayikoresheje mu buryo bworoshye, kuko nayo izajya ikisha amatangazo yo kwamamaza, izashiraho premier. Gusa nyine numva nyine n'undi kugenda uhindura bisaba ngo na audience ihinduke, no mpamvu babikomeje kugorana. Reka nje ikiganiro nyisoze, ndakeka n'amakuru naguhaye, gusa nimunyemerera ku munsi w'ejo ndakuzanira amakuru nari kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basa bariho gusa turi kuvuga, hari kunyuragiye muri za Brazil njya mvuga amazina ngo bikabacanga, usibye ko nanjye mbana ari kuyomba. Nagera muri Espagne ngo nagwa umuziki waho mukurikira, na entertainment yaho muyikurikira, mu Bwongereza murakurikira. Ubwo mu Bwongereza muri Amerika naho hagiye kwiyongera mu bantu tugiye kujya tubaha inkuru zaho. Ndakeka nimba ntacyo bibatwara. Gusa bamwita Riderman abantu benshi baramwubaha nyuma yuko mu minsi ishize we amatiku yarafitanye no bitane G the General yarangiye. Gusa nta kintu yarabangije utagira ngo kuba yasohoye indirimbo no kwenda ari amatiku yarangiye, byari bisanzwe, byari ibintu byari byarabaye no musubye ko nyine abanza hora ari abanzi. Riderman yasohoye indirimbo nziza cyane, ndakeka indirimbo niyo tugiye kumva kuva uyu munsi kugera weekend irangiye. Nta karirimbo ko kuryoshya bakita Fegu, agasohoye mu kanya kamaze amasaha agera kuri 2 ku rubuga rwa YouTube. Nyarukira ku rubuga rwa YouTube uyirebe. Riderman asohoye akaririmbo keza, ariko akaririmbo kazaba keza kuko karimo ibintu byo kuryoshya muri weekend. Gusa n'undi abantu benshi weekend ku munsi w'ejo ndibuka tukiga segonderi, uzuka akantu narakibagiwe. Ku munsi w'ejo kwa gatanu segonderi twe twawitaga Jabiri's Day, cyangwa nyine umunsi umuntu abajabye. Ubundi kwa gatanu byaga bigoye kubona umuntu ufite agashati gafuze, byaga bigoye kubona umuntu wateye ipasi, nyine yari Jabiri's Day. Sinzi mwebwe ahantu wize kuntu kwa gatanu mwahafataga. Gusa kwa gatanu hari heza cyane. Ku munsi wa gatanu twajyaga gusenga, ku munsi wa gatanu ari umunsi mwiza. None reka mwifurize uwa kane mwiza, nubwo ugeze ku musozo mubwire ngo umugoroba mwiza. Ja akundebere icyoroshe wowe udukurikirana hano kuri Step Up TV Show. Noneho ejo mu gitondo ku munsi wo kwa gatanu naho ndaza kwa ngufitiye full package. Gusa nangiye kukwifuriza weekend nziza, kuko weekend abahanga bo kwinjira muri weekend ubu yatangiye guhumura. Nanjye weekend ndi kwiyumva iri kumumurira, weekend ndi kwiyumva impumuro ya weekend. Okay, yari DJ Andy, ni Step Up News. Amakuru yose tuyacisha hano, content nziza zose tuzicisha hano. Nyarukira ku rubuga rwa YouTube wandikemo Step Up TV Show ukomeze udukurikirane. Nge ndagukunda cyane, gusa nkukunda kuko nawe unkunda, kuko utwereka ko ukunda ibikorwa byacu. Mwibuke kujya mwandika comment nimba hari ikintu wakunze, mukajye muca muri DM cyangwa inbox mumbwira. Byuza muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, uko cyaba kimeze kose tucyakira nk'icy'agaciro. Kora share, ukore comment, ubundi dukomeze twibanire. Mbese definition mwarayikunze tuzayikomeze, cyangwa byose mujye mubyandika muri comment. Ndabakunda cyane, ngiye wereka nsoze ikiganiro. Murakoze.